donc menya ko ubumenyi ari fondation yo gutera imbere. Nta bumenyi nta gutera imbere. Umwana witwa Ben yaravuye ku ishuri. Mwarimu yari yamubwiye ko mu bana bose yigisha, bose ari we yabonye ufite ubwenge bugenda gahoro, ari we mwana yabonye rwose umutwe udafata. Kandi koko urebye byari byo. Mu masomo 7 yose yigaga, 5 yari afitemo inyuguti ya F. F niyo yanyuma mu ishuri, ivuga fail, kuvuga ko watsinzwe. Noneho 2 yari afitemo D. Urumva D nayo ntaho itaniye na F cyane, kuko hagati ya D na F habamo E yonyine. Hafi ya yose yari yatsinzwe ku buryo bwumvikana. No kuvuga ko ushobora gusanga 2 yari afitemo nka 50%, andi yari afite nka 20 cyangwa 30%. Urumva ko rwose naho ibyo mwarimu yari yamubwiye byasaga n'ukuri, kuko ubwenge bwe bwagendaga gahoro. Nawe yatashye yabifashe ku mutima, aragenda abwira mama we ati mama ndi ikigoryi. Mama we aramwitegereza aramubwira ati mwana we ntabwo nakubyariye kuba ikigoryi, ntabwo uri ikigoryi, uzi ubwenge. Umwana atoya mama ndi ikigoryi pe. Mama aramubwira ati ngiye kukubwira nawe usubiremo. Aramubwira ati vuga ngo kera habaye imbeba y'ubururu. Umwana bisubiramo ngo kera habaye imbeba y'ubururu. Mama aramubaza ngo birangije se? Umwana ati mama ntabwo ibyo mbizi rwose. Hatoya wowe koresha ubushobozi bwawe bwo gutekereza, umbwire nyuma y'uko habaye imbeba y'ubururu habaye iki. Umwana ati ibyo sinabishobora. Mama ati rero umva icyo nashaka kwigisha, jya ugerageza ukoresha ubushobozi bwawe bwo gutekereza, urebe ibintu utaribonesha amaso, ibyo bizagufasha. Umwana yabitekerejeho bituma adacika intege. Mama arangije aramubwira ati ubwenge bw'isi yose ubu ufite mu biganza byawe, umutwe wawe urimo isi yose. Umwana abitekerezaho, arangije asubira ku ishuri ariga, gusa nta kintu kinini cyahindutse. Umunsi umwe akurikije ibintu bari bize bagiye gusenga, yaraje abwira mama ngo mama ngo nifuza kuzaba dogiteri. Mama aramubwira ati mwana wa waba icyo ushaka kuba cyo cyose uramutse ushaka gukora mu kigereho, kandi Imana ntizigere gutererana. Umwana arabyumva, yibuka ko mama yamubwiye ko afite ubwenge bwose bw'isi yose mu mutwe we. Birangije ayoboka inzira yo gutangira gusoma ibitabo, ajya muri library yo ku ishuri yabo, ajya mu yandi masomero yose yashobora kubona, atangira gusoma ibitabo, ahinduka umuhanga, abarimu batangira kumukunda. Umunsi umwe umwarimu wamwigishaga isomo rya biology, no kuvuga isomo ry'ibijyanye n'ibinyabuzima, aramubwira ngo ajye kumwereka muri laboratoire, amwereka ingirabuzima fatizo ya mibe muri microscope. Umwana arayireba, ayirebye koko abona n'ibintu atarazi, aza mwarimu ibise n'ibiki. Aramubwira ati ubungubu rero ukandagije ikirenge mu yindi si itari usanzwe bamo. Umwana arabikunda cyane, aza kurangiza secondaire. Arangije secondaire, Ben yagiye muri kaminuza, atangira kwiga ibijyanye n'imitekerereze y'abantu, ariko nanone nubwo yabyigaga yigaga ibijyanye no kubaga imitsi yo mu bwonko. Aba umuhanga muri ibyo ngibyo, ku buryo ku myaka 31 ku bitaro yakoragaho niwe dogiteri w'umuhanga bari bafite ukiri mutoya. Uzi icyo yaje kugeraho? Yaje guhinduka dogiteri ukaze. Ben twavugaga ni Ben Carson, ku buryo uburyo bwe yavumbuye bwo kubaga abantu imitsi buracyakoreshwa, bukoreshwa n'abantu benshi. Ikindi niwe muntu wayoboye ikipe y'abantu 70 bwa mbere ku isi bashobora gutandukanya abana babiri bavutse imitwe yabo ifatanye b'impanga, barabatandukanya hatamenetse amaraso menshi ngo abo bana bapfe, bakoresheje uburyo bwavumbuwe nande Ben Carson, wa mwana wavuye ku ishuri mwarimu yamubwiye ko ari we ufite umutwe udafata ku isi. Wavumbuye icyabiteye gushaka ubumenyi. Uyu munsi rero icyo tugiye kuganiraho ni ugushaka ubumenyi, gukoresha imbaraga z'ubumenyi kugira ngo utere imbere. Mbere yuko tubiganiraho nakwibutsa gukora subscribe niba utarayikora, ikindi kandi ukibuka gukanda kuri iyo nzogera notification kugira ngo ikindi gihe atari ubu ngubu nashyizeho indi video ujye uwa mbere kuyibona. Tujye kurebera hamwe ibintu 5 byagufasha gukomeza gushaka ubumenyi kandi koko
ukabubona bukaguteza imbere. Mbere yuko tureba ikintu cya mbere, nagira ngo uzirikane iki kintu ngiye kukubwira. Imyaka 5 uhereye aka kanya uzaba ugifite ibitekerezo nk'ibyo ufite aka kanya, ukiri ku rwego nk'uriho mu buzima, nudahindura ibi bintu bibiri: inshuti zawe ndetse n'ibitabo usoma. Ubwo ibitabo usoma birajyana na filime ureba. Uri kumva ibyo ari byo? Ni ukuvuga ngo utongereye ubumenyi binyuze mu nshuti zawe, mu bitabo usoma na filime ureba, uzagumaho uri. Donc menya ko ubumenyi ari fondasiyo yo gutera imbere. Nta bumenyi nta gutera imbere. None se ni gute wakongera ubumenyi bwawe? Ni gute wakoresha imbaraga z'ubumenyi mu kwiteza imbere mu buzima? Icya mbere ni ukugira inyota yo kugira ubumenyi. Uti ni gute rero wagira inyota yo kugira ubumenyi? Umuhanga wa kera witwa Socrate yari umunyabwenge. Umwana yigeze kuza kumureba aramubwira ati, ndashaka kuzajya ngendana nawe ubundi nkamenya ubwenge. Socrate atoke tugende nkurikira. Bajya mu mugezi, bajyamo bose baratoha. Socrate aramubaza ati, harya urashaka iki? Ati, ndashaka ubwenge, nzajya ngendana nawe umpa ubumenyi, nzagira aho ngira ubwenge. Socrate atoke aramufata amwubika umutwe mu mazi. Ati, urashaka iki? Umwana ati, ndashaka ubwenge. Socrate ati, ni byiza. Arongera aramufata amwubika umutwe mu mazi. Ati, urashaka iki? Umwana ati, ndashaka ubwenge kugira ngo nzajye ngendana nawe ngire ubumenyi nk'ubwo ufite, bityo ngire ubwenge. Socrate atoke arongera aramufata bwa gatatu amushyira umutwe mu mazi, noneho amugumishamo nk'umunota wose. Kwa kuntu umuntu agushyira mu mazi wowe akaba ari ushaka kuvamo, noneho wumva umwuka ugiye guhera. Ataka kanya urashaka iki? Ati, nakubeshye, ndashaka umwuka wo guhumeka, ndekeraho kunshyira mu mazi. Socrate ati, rero icyo nashaka kukubwira ni iki: jya ushaka ubwenge, ushaka ubumenyi nk'uko uzi ko ukeneye umwuka wo guhumeka. Nk'uko uzi ko ukeneye umwuka wo guhumeka, niko ukwiriye kujya ushaka ubumenyi. Umwana acaho na Socrate aragenda. Uri kumva isomo ririmo? Nk'uko uzi ko utamara umunota udahumetse, jya uba ari gutekereza ku bijyanye n'ubumenyi. Akenshi tuba dushaka ubumenyi, twamara kubona tubonye akazi, tugeze mu bintu runaka turi gukora, tukumva ko birangiye. Ariko si byagakwiriye kurangiriraho. Jya ukomeza ushaka ubumenyi, ugira ibitabo usoma. Ntabwo Abanyarwanda tugira umuco wo gusoma ibitabo. Soma, ugira ibintu uri gusoma, umenye ngo abantu b'inshuti zabo ufite bakungura iki mu bijyanye n'ubwenge. Ushaka abantu b'abanyabwenge mugendana bazi ubwenge. Ikindi, niba wibajije ibibazo, internet yaraje, jya muri Google wandikemo niba uzi urwo rurimi. Icyongereza ntabwo haba ibintu byinshi by'Ikinyarwanda, ariko niba uzi Icyongereza gerageza wandike. Niba uzi Igifaransa jya mushakishe. Iby'Ikinyarwanda nabyo bizagera aho bize, abantu benshi bashyiramo content z'Ikinyarwanda, nabyo bizagera aho bize. Ikindi, ujye ureba tutorials. Tutorials ni ukuntu abantu bakora video zirimo ukuntu umuntu akora ikintu runaka. Jya ubireba. Ibyo bigaragaza ko ufite inyota yo kugira ubwenge, kandi ko urabubona iyo uri gushakisha ubumenyi muri ubwo buryo urabubona. Icyo ni ikintu cya mbere, kugira inyota yo gushaka ubumenyi. Wibuke, ubumenyi niyo fondasiyo yo gutera imbere. Kugira inyota yabwo rero, nk'uko uzi ko ukeneye umwuka, bizagufasha. Icya kabiri, jya witegereza ibintu bigukikije ndetse n'abantu bagukikije. Bya bindi twita environment, ibintu biri iruhande rwawe. Kuko abantu bagukikije, iyo uri kubibaza kuki uyu nguyu akora ibi n'ibi, kuki iki ngiki kibaho gutya, bizagenda bigufasha kunguka ubundi bwenge utari uzi no kugira ubumenyi. Ushobora, reka dufate urugero rw'ikintu cyoroshye, kunyura ku muntu afite umurima w'imboga cyangwa urusenda. Ibaza uti, se kuki uhingura urusenda? Ushobora gusanga urwo rusenda ari business yaguteza imbere. Ugenda uvuga uti, se ni gute nahinga nanjye urusenda nkarushaho? Ujye muri Google wandikemo, urebe video z'abantu bahinga urusenda. Ibyo cya gitekerezo gite wabonye umuntu ahinze urusenda gishobora kuvamo ikintu kinini. Icyo cyari ikintu cya kabiri. Itegereze ibintu bigukikije n'abantu bagukikije. Ikindi kintu cya gatatu ni ukugira inyota yo gukora ubushakashatsi no kureba ibyo abandi bashakashatsi bagezeho. Uti, ibyo rero wabimenya gute? Jya ureba documentaire. Abantu bakora documentaire bakunda kureba ubushakashatsi bugezweho mu bintu bitandukanye, ubuvuzi, tekinoloji, ubuhinzi. Kuri televiziyo abantu benshi dukunda kwirebera filime zo kurwana zirimo abantu barwana, tugakunda kureba filime z'urukundo. Jya ureba iz'ubwenge, urebe filime zirimo ibintu by'ubwenge birimo tekinoloji zigezweho, urebe documentaire.
jya kuri chaîne iri kwerekana documentaire urebe ngo ni ibihe bintu bigezweho. No kuri YouTube birahaba, reba ama documentaire azajya gufasha kumva ibintu bigezweho. Icyo cyari ikintu cya gatatu. Icya mbere no kugira inyota yo kugira ubumenyi nk'uko uzi ko ukeneye umwuka. Cya kabiri kwitegereza ibintu bigukikije. Icya gatatu kureba ubushakashatsi no gukora ubushakashatsi ku bintu bigezweho, ku ibintu bigezweho mu tuntu twinshi. Icya kane kubaza abandi bantu uko bakira ibintu ukora, feedback. Hari amagambo y'icyongereza ajya bavuga ngo feedback is the breakfast of champions. Uri kubitekerezaho? Nuvuga ngo abashampion, abantu bagera ku bintu bikomeye cyangwa abantu biruka bakabona umudari. Ibiryo byabo bya mu gitondo ni feedback. Uko babaza abantu cyangwa bakareba uko abantu bakiriye ibintu bakoze. Ibyo nibyo biryo byabo bya mu gitondo. Nawe rero ibyo nibyo bikwiriye ku biryo byabo bya mu gitondo. Buri kintu cyose wakoze jya ureba ukuntu abantu bacyakiriye. Kandi niba cyakira nabi ntukumve ko watsinzwe. Ntabwo uba watsinzwe. Ahubwo ubwo biri kukubwira ishusho y'icyo wahindura. Kuba abantu uzarebe umuhanzi nk'iyagiye gucuranga akajya kuri stage ko abantu bamututse ngo bose bu, ntabwo ibyo bituma atongera. Oya, arongera akagerageza. Ibyo byamwigishije ikindi kintu azakora. Nawe jya uba gutya. Niba ukoze ikintu baze abantu mucyakiriye gute, nawe witegereze. Bacyakiriye neza, bacyakiriye nabi, nahindura iki? Ibyo bibe nk'ibyo kurya byawe bya mu gitondo. Twari turi ku kintu cya kane. Ikintu cya gatanu rero ni ugutekereza noneho ku kuntu wafata noneho bwa bumenyi bwose wize ukabuhinduramo ubwenge. Ubwenge n'ubumenyi ni ibintu bibiri bitandukanye. Kwiga gusa ntacyo byakumarira, wanasara. Ahubwo ujye ugerageza noneho bya bintu wize ubihinduremo ubwenge. Ubwenge ni ugufata ubumenyi wabonye ukabuhinduramo ibikorwa. Ubumenyi ubihinduyemo ibikorwa, noneho uri umunyabwenge. Bizava rero nyine muri experience ugenda ugira mu buzima, ku buryo noneho abantu bazajya babona nkaho uri gukora ibintu uri kubikanika wabyize. Oya, ahubwo bikujyemo. Wiga ikintu ugishyire mu bikorwa, ugeraho bumuhanga. Nguko ukuntu ushobora gukoresha ubwo buryo butanu tubonye, byarangiza ugakoresha imbaraga z'ubumenyi mu kwiteza imbere. Nutabikora, nudashakisha ubumenyi, nukuri uzaguma nkaho uri. Gerageza wige. Hari amashuri yigisha icyongereza ushobora kujyamo ukishyura amafaranga make. Hari yigisha amashuri yabaye menshi gukanika iki. Gerageza ushaka ubumenyi. Ibyo bizatuma utera imbere byanze bikunze. Umuntu ufite ubumenyi atera imbere. Ubutaha tuzaganira ku kindi kintu. Niyo mpamvu nakwibutsaga gukora subscribe. Nanjye nanone nkagusaba kuma feedback kuri video ndi gukora hasi muri comment. Wandike uko uri kubibona, icyo wumva twazaganiraho ubutaha, ni iki wumva cyahinduka, byose muri comment. Kandi wibuke gukanda na yanzogera notification. Tubonane muri video ikurikiraho.